barakoze banyakubahwa abasaseridoti natwe abakristo ba paruwasi ya Janja tubifurije yubile nziza. Turagira ngo muri aka kanya dutumire nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije atugezeho ijambo yaduteguriye. Ni karibu nyakubahwa umuyobozi. Nyiricyubahiro Musenyeri umushumba wa Diyoseze ya Ruhengeri, Nyiricyubahiro Musenyeri Sereveriyani Nzakamwita, bakristo bakundwa, banyakubahwa mwese muri hano, ntamwa z'umwungeri w'ikirenga ari we Nyagasani, mwese nimugira amahoro. Kristo Yesu akuzwe. Amen. Nyiricyubahiro Musenyeri, uyu munsi naje nzanye intashyo z'umuyobozi w'akarere ka Gakenke, ariko kugira ngo nzibagezeho baturage muri aha ngaha, munyemerere nibutse gatoya akarere ka Gakenke n'imiterere yako. Akarere ka Gakenke kagizwe n'imirenge 19. Muri iyo mirenge 19, imirenge 13 ibarizwa muri Diyoseze ya Ruhengeri. Imirenge 6 ibarizwa muri Archdiocese ya Kigali, aho Archdiocese ya Kigali iyoborwa na Archiepiscopi Antoine Cardinal Kambanda. Bavandimwe rero, uyu munsi akarere ka Gakenke kagize umugisha utangaje. Muri iyo mirenge 6 twagize umuhango nawo mwiza wo gutanga ubupadiri, aho muri Archdiocese ya Kigali muri paruwasi ya Munanira ni mu murenge wa Coko hatanzwe ubupadiri, kandi uwo muhango wayobowe na Archbishop Antoine Cardinal Kambanda. Meya rero w'akarere ka Gakenke niyo yagiye na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, maze nanjye ngabana kuza ahangaha muri paruwasi ya Janja aho mbere y'umukristo. Nkaba mbishimiye Imana cyane. Bakristo muri aha rero nkabasaba ngo nimwemere mwakire intashyo z'umuyobozi w'akarere ka Gakenke. Ndabashimiye, murakagira impundu muri paruwasi ya Janja, impundu muri Diyoseze ya Ruhengeri. Murakoze cyane. Uyu munsi nkuko aho amasaha ageze, twagize impurirane y'iminsi mikuru 3 yagombaga kubera ahantu hatandukanye no mu buryo butandukanye, ariko Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Ruhengeri akaba yemeye yuko iyi minsi mikuru yose ibera ahangaha muri paruwasi ya Janja. Ngira ngo mbasabe mu mumpera amashyi cyane. Nkuko mwabibonye, twagize abahabwa ubudiyakoni 7, tugira abahawe ubupadiri 2, ariko tugira n'abizihije yubile y'imyaka 25 bahawe ubupadiri. Inzira mwatangiye ni nziza, kandi mpere ku badiyakoni
mbizeze yuko iyi nzira mwatangiye ni nziza kandi muzayishobora. Abapadiri bashya bahawe upadiri uyu munsi, iyo nzira bayinyuzemo baratsinda, uyu munsi bahawe sakramento ry'ubusaseridoti, kandi nabo baje basanga bakuru babo bamaze imyaka 25 ari abapadiri. Uyu munsi nyiricyubahiro Musenyeri tukaba twifuza yuko tuzongera guhura twizihiza isabukuru y'imyaka 50. Iyi myaka 25 cyane cyane ko n'abandi mwese twizera ko muzayigeraho, ni imyaka mu bigaragara twakwita myinshi izi ntore za Nyagasani ziyeguriye Imana. Ni imyaka 25 izi ntore zimaze zitandukanyije n'iby'isi. Imyaka 25 izi ntore zimaze zikurikirana amahame aganisha ku bugingo bw'ingoma y'ijuru. Ni imyaka 25 izi ntore zimaze zubahirije ibyanditswe mu ivanjiri ntagatifu nk'uko biboneka muri Matayo umutwe wa 16 ku murongo waho 24, ahanditse ngo niba umuntu ashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we maze ankurikire. Ntore z'Imana, turashima yuko iyo vanjiri mwayishyize mu bikorwa. Iyi myaka 25 ni imyaka izi ntore zimaze zaremeye kwiyoroshya no kwicisha bugufi ngo bakunde babe koko abagaragu nyabo b'abagaragu ba Nyagasani, nk'uko byanditswe mu bitabo bitagatifu mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa 10 ku murongo waho wa 44, aho Yezu ubwe yavuze ati nuko rero ushaka kuba mukuru ajya aba umugaragu w'abandi. Dushima Imana ko yabahaye izo ngabire zo kwitandukanya n'iby'isi, dore ko bidakunda korohera benshi. Namwe rero badiyakoni n'abapadiri bashya turabifuriza, kandi Nyagasani ari kumwe namwe azabafasha kugira ngo inshingano mwiyemeje muzazigereho. Muri uyu mwanya ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke turashimira ababyeyi bareze neza izi ntore bakaziha uburere buhamye, nyuma bakemera no kwigomwa abakazana, bakigomwa abuzukuru, maze bakemera kubarekurira burundu Imana Nyagasani. Babyeyi mwakoze inshingano nziza. Reka nsabe abavandimwe n'abakristo baraha bashimira ababyeyi bose babyaye abasaseridoti baraha ngaha. Mama we, icyakora rero nk'uko Imana yahaye Salomoni ubukire kandi watabumusabye, niko yahaye aba babyeyi bemeye gutanga abana babo bakabegurira Nyagasani. Niko Imana yabahaye abuzukuru kandi bo bareguriye Imana abana babo. Niko Imana yabahaye abakazana n'abuzukuru kandi bo baremeye guheba abana babo. Imana rero yarabasubije ibaha abuzukuru bakomoka kuri aba basaseridoti, kuko twese abakristo turaha ba paruwasi ya Janja ndetse n'abakristo ba diocese ya Ruhengeri, twese turabana banyu. Nyagasani yakiriye neza ituro
ababyeyi bamutuye, maze abana babo Imana ibaha ubwenge, ibaha ubumenyi n'ubushishozi, maze nabo bemera kuyiyegurira batazuyaje. Akaba ariyo nkomoko y'iyi myaka 25 duhimbaza uyu munsi wa none. Babyeyi mwabyaye aba basaseridoti, mukwiye gushimwa kandi mukwiye gushimirwa. Banyacyubahiro, bakristo bavandimwe, mu myaka 25 aba basaseridoti bamaze biyemeguriye Imana, Uwiteka yabohereje mu rwuri rwo muri diyoseze ya Ruhengeri ngo baragira umukumbi w'intama ze, maze arabahira, urwuri ruratoha n'intama zirashisha kubera impumeko nziza y'umwungeri wazo Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana. Burya rero intama iyo ziri mu rwuri rutoshye, zo n'umwungeri wazo bahuza gahunda yo gutera imbere muri byose, mu guhuriza ku cyerekezo kimwe, vision. Muri diyoseze ya Ruhengeri ibikorwa byahise biba byinshi kandi biragaragara ku buryo bufatika. Ukwemera kwaragarukiwe, abemera bariyongera buri munsi, abapadiri bariyongera umusubizo, nk'uko uyu munsi mwabibonye dushingiye ku buhamya bwa Nyiricyubahiro Musenyeri Severiyani Tuzakamwita, uko yagaragaje uko imbuto yatangiye. Koko urebye muri diyoseze ya Ruhengeri no muri paruwasi ya Janja by'umwihariko, abasaseridoti bamaze kuboneka ni benshi. Za santarari z'iyobokamana zirakwirakwizwa henshi aho zikwiye, cyane cyane muribuka yuko na paruwasi ya Busengo yashinzwe mu myaka mikeya ishize, kandi n'izindi zizaza. Nanone kandi umwungeri yibutse ko biba byiza kurushaho iyo roho nziza ituye mu mubiri mwiza. Umubiri mwiza ugaturuka ku mibereho myiza. Niyo mpamvu umwungeri Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yabonye yuko abakristo badakwiriye kubaho gusa, ahubwo atekereza kuri byinshi byabafasha, birimo kubaka ibigo nderabuzima, kubaka amashuri, gushishikariza abakristo gutanga ubwisungane mu kwivuza, gushishikariza abakristo kujya muri gahunda yo kwizigamira y'igihe kirekire ya ejo heza, kujya muri gahunda yo kugera ku bukire, abantu babitsa amafaranga kandi bagahinga. Ibyo ngibyo bikaba bituma iyo mibereho myiza ariyo ituma baba n'abakristo beza. Nyiricyubahiro Musenyeri, ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke burabashimira umuhate, imbaraga mushyira mugakangurira abakristo kwitabira gahunda za leta. Mu gusoza iri jambo ritoya, ndagira ngo menyeshe iyi mbaga iri hano ko akarere ka Gakenke na Kiliziya Gatolika by'umwihariko diyoseze ya Ruhengeri ko twiyemeje gukomeza guharanira amahoro. Twembe kandi twemeranya ko amahoro aturuka ku Mana, kandi ko kugira ngo ayo mahoro adahungabana hagomba ubworoherane, hagomba ubumwe, hagomba ubwiyunge n'ubudaheranwa. Amashyi kaci kaci kaci. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko urubanza rwa Musenyeri ruba ari urubanza rw'akarere ka Gakenke, kimwe nuko
urubanza rw'akarere ka Gakenke ruba ari urubanza rwa diyoseze ya Ruhengeri. Tukaba dusaba namwe mwese nk'abakristu gutera ikirenge mu cy'umushumba wa diyoseze ya Ruhengeri, mu cy'abasaseridoti bari imbere yanyu, kugira ngo murusheho kubumvira, kugira ngo diyoseze itere imbere, akarere ka Gakenke gatera imbere, igihugu cyacu gitera imbere. Ndabashimiye, murakoze cyane.